Uyu muvugo ingoma zimye ziramparanya nawanditse mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2014 njyewe Habyarimana Thomas Sankara. Ingoma zimye ziramparanya. Ingoma zimye ziramparanya kuva ndi umwana ziranyumya, uretse no kunyanga ziranyima. Zatumye mbyiruka nikeka nubwo ntagiraga icyangiro, icyaha cyanjye njye nkemera kuba mu Rwanda n'iyo ndoro byatuma ndimburwa sindame zira urugwiro navukanye. Izi ngoma nuko zagabwe, niyo nagabanaga n'akarimo ngo ntatera ipantaro nk'ikiremo, urwango rw'ubwoko rwanjyagaho maze nareba ab'iyi ngoma nkayoberwa impamvu bangomeye. Ni koko zose ziramparanya, n'izo twimanye ziranyima. Kuzimenyera ntibinyemerera, bimbera amahuriza ahebuje, mu manyanga yazo ziranyanga, nyoboza abayoboka uko babigira, nkabonamo ubugenge ntagira. Izo ngoma zose zigira bimwe, zihorana ubwoba buzuzuye, ziharanya abashaka kuzikamira, ibyansi byabo zikabimena, zigatatanya abakaziteruye, amaherezo yazo ni mu marira kuko bazitwara mu marenga. Zimpora ko jyewe mpumuriza, nta mahanga murora ubuhangange, ntimukayahe urwaho rwo kuduhata, muyabwire ntakaduhutaze, adusubize ibyacu twasahuwe. Uwo ni umutungo utimukanwa, aya mahame mpagazeho arahanitse. Dore iminsi iraje baduhakweho, uwo munsi natwe tubahake ko umushinga nk'uyu twashoreye tuwushobozwa n'ishobora byose, tukawushimangiza amagambo, imbogamizi zose zikawubisa. Ikantarange ntibamenye, nabo wenda bajyaga kunyanga, bakanyitiranya n'abanyazwe mu gihugu gito kirimo agahato, aho abantu ari bake banakennye bagategekwa n'abakene ku mutima. Umunsi amahoro azahahora, abahora baretse impongano, amahoro ahongwa n'amahanga, ubukungu n'ubukire ari umukiro, ubukenya n'ubukene bitakiriho, ninde uzongera kubigira ibikino? Ndabuza abahungu kwihorera ngo bihane ibyaha ntibahubuke, bareke kuba ibyihare baba abantu. Umuhozi naza ntazagurirwa, nta rwitwazo rwose rwo gukora ibibi rwatanzwe n'umwungeri w'umukumbi. Abakobwa bakundirwa kwikwiza no kwikoraho rwose bakagira isuku, bishama ubushwange ntibabinshinze. Igihe cy'ubushenzi kimaze gushira, abafite ubushishozi bazashimwa, abagandira inama bazaganayo. Igihugu gikwiye guhumura, abahabye nabo bahumurizwe, abahungu bacyo bagira imihigo, abahanzi bahange bahimbawe, ibihangano byabo bihimbaze, bihabura abaheze mu bwihebe, bikunguta abategetsi b'abanyagitugu, batwemerere batwaze abaturage, abatindi batangire gutunga, imiturirwa itundwe itumbagizwe, imiturire myiza itera imbere. Amatage matindi atera ububwa, ukavanwa mu gihugu ujya mu gihuru, ugahunga abahungu muhuje uruhu, ubucakura bugucengera mu micuko, bucabiranya akaba ari bwo buba ubwenge, ubwenegihugu bwawe bakabuhuguza, ukazira ko wahungiye mu mahanga, igihugu kikagira ngo giteye imbere kandi gitatanya abakagituye. Ndasaba ko tuzataha ntawe utonganye, nka cya gihe twacyuraga za mpunzi, impundaza ariyo idushakira amayira, amarira yahise yuzura mu gihugu, impunzi zitahuka ziva imahanga, izindi zijya imahanga ari agahumburi. None amahoro yarwo yabaye ingume, kuko inguma nazo zabaye urufaya, amaraso nayo yasesetse yari menshi, buri mwicanyi akwiye kunamura icumu. Muce bugufi muce akenge nta kujya imunanu, inama zanjye zigeze ku ndunduro. Mwemere mbigisha ubugwaneza, ubwibone nibwo bubatera inzangano, inzigo ziva mu nzika zikabazika, mugahora mwishongora nk'abashabizi, abanyamurava barashize mu gihugu kubera guhutazwa n'abagirwa b'ingoma, bigatsinda abatsimbaraye ku mahoro, amahana agahetura igihugu cyose. Ugize ngo araca akenge agacura amacumu, agahora yiteguye gucura inkumbi, ntiyibuke ko hazaba inkora y'amarira cyangwa imivu itavogagirwa y'amaraso. Reka nsezere kandi munsi uyu muvugo, ndabona inganzo ishobora no kunganza, iragenda igoragoza ibyo ngambiriye, igatuma ngambanira andi magambo, ay'abasizi batasigaga baserutse, nubwo yabaga asesereza abo yasaritse, haba ari mu bisigo no mu bisingizo, yasusurutsaga abantu bayumvise. Umuvugo uzakurikiraho witwa Ikivi cyacu.